one, attention. So, captain. So, captain, 1, 2, 3, 6. Rumah nak orang kubi mata. Atau masih ni. Kubi mau zirasha. Bari kumukandagira. Kadusabe bari abantu bicaye ku gasima n'abandi bose bicaye bahaguruke. Tugiye gutangira twubahiriza idarapo ryubahiriza igihugu cyacu. Rwanda nziza gihugu cyacu, uje imisozi ibiyaga n'ibirunga, mugiduhetse nahoranisha. Reka tukurate tukuvuge ibigwi, wowe tubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko watubyaye. Berwa sugira singizwa iteka, komeza imihigo Rwanda dukunda, tuhagurukiye kukwitangira, w'amahoro asabe mu bagutuye. Wishyire wizane muri byose, urangwe n'icyagutera imbere, uhari umubano n'amahanga yose, maze ijambo ryawe riguhe ijambo. Attention, on est. Turi batimuhira kw'ishuri duki twiga kubiteka indahemuka, bagwa neza abanyakuri no gutsinda nka Yesu, intego y'abato. Attention, on est. Turabavumbuzi b'intwari, abagaragu b'Imana, tugenda dushiza amanga, twejejwe twuzuye ukuri, twereka bose inzira nziza igana ku mwami wacu. Umukiza Yesu yaje kujyana nanjye, nawe. Peace. Attention, on est. Nimuze basore, muze tugandagaze, musibendera ry'umwami wacu Yesu, nimwiganize, kuko ategereje ko tujyana mu rugamba niwe mugaba. Muze twisunge Yesu, tugende tudatinya, dukomeze dufite ubutwari bwose, turwanye ibyaha. Yesu Kristo niwe mugaba wacu, ntawamuhangara. Peace. 1, 2, 3, 6. Captain, about time, attention. Captain, so captain, ready time, attention.
kadusabe rero abantu mwebwe muri hano abana batoya nyamuneka ababyeyi muri aha ngaha tubashishikariza kugira ngo abana banyu babazane mu cyiciro kugira ngo ibyiza bungukiramo zabajye kugera no mu bwami bwo mu ijuru. urabona yuko binejeje cyane. nyamuneka abo bana ntabwo ari ibibagwiririye kandi twohereza abana bacu muri iki cyiciro, ariko iyi adventure bakuru baho batoya urababona rwose kamanda wabo yuko bayobora neza cyane. nyamuneka nimwishime mutange amashyi ntabwo avugwa. turibuka ko mu cyiciro cya jiya twigiramo ibintu bitatu by'ingenzi: iby'umwuka, iby'ubwenge ndetse n'iby'umubiri, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko roho nzima ikwiriye kuba mu mubiri muzima. rero akarasisi ni kimwe mu bituma abana bakoresha imibiri yabo bakaruhuka mu mitekerereze ndetse ntibahugire mu bindi by'isi nk'imbyino z'isi zituma zibakura n'aho zibageza, ahubwo bagakora akarasisi gafite ibisobanuro mu bya mwuka. urabona rero ko babikora neza bajya gusenya ikirenge ku njyana nziza cyane. ni abana batoya mu myaka, ariko mu bikorwa ntabwo ari abana batoya. nyamuneka tubahe amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane kuri adventure, ndetse tunasaba kamanda wabo yuko igihe agikoresha neza agenda bagana ku musozo. tubahe amashyi nyamuneka, tubashimire kuko ibyo bakoze ababasha kubikora mu bakuru ni bakeya. adventure barakoze cyane, ndetse tuteguza igikundi gikurikiraho kamanda wabo kuba yitegura agaseruka gitwari akajya imbere y'abayoboye bakamukurikira. murababona rwose barinjiye. ni Pathfinder, amashyi menshi cyane. tubibutsa yuko Pathfinder aribo bajya bitwa ba nyir'icyiciro cyangwa abarondamuganda. ni abana b'abavumbuzi, imyaka baba barimo babasha kuvumbura byinshi. urabona ko akarasisi kabo karyoshye cyane, urabona ko binejeje. barumvira neza cyane ibyo kamanda wabo basaba gukora, nta kumusanya kurimo kandi kuri gahunda ishimishije. amashyi menshi cyane. urabona ko babyitoje. nyamuneka ababyeyi muri aha ngaha ntabwo bigoye bazana umwana we akaba mu cyiciro cya jiya, akabanamo n'abandi akayigira iby'ubwenge, iby'umubiri n'iby'umwuka. aka karasisi ntabwo kujonjora. dusaba abandi bateganyije gukora akarasisi ngo binjire neza, nyamuneka ngo bakire neza n'amashyi menshi. urabona yuko baje kugira ngo nabo batunezeze. ni ikindi gikundi cya Pathfinder, ikindi gikundi cya Pathfinder cyangwa abitwa barondamukanda. ni abavumbuzi. nyamuneka ibi ngibi batwereka ni bimwe mu byo baba barimo. mubyeyi igihe
bagiye kudukumbuza akarasisi tuzakora dusanganya umwanya wacu Yesu Kristo. Aho amashyi menshi cyane. Nyamuneka nishimiye igihe bimugaragara aha ngaha muri uyu munsi mukuru. Nyamuneka nimwishima mutanga amashyi kuko amashyi ntakagurwa kandi murabona yuko babukeye. Iyi mpuzangano ifite icyo isobanuye kandi isobanuye igikomeye cyane mu gakiza kacu. Murabona ko kamanda yabasuhuje mwese, harimo ibyiciro bitandukanye. Murabona ko harimo abadventura, harimo abagide, harimo abapasifayinda. Iki ni igikundi special. Baje kutwereka ko muri za ngaga zitandukanye babamo utitaye ku myaka baba bashobora no guhurira hamwe bakagira igikorwa bategura kimwe rusange kandi kigahuza za ngaga zose no kugira ngo kinezeze abari gukurikirana inyuma yabo. Namwe mwigira inyuma mwebwe. Ab'inyuma mwigira inyuma n'abandi babegera. Nyamuneka dutanga umwanya kugira ngo dukurikire ibyiza biri kubera hano. Igikundi special mubashime cyane. Murabona yuko bakora akarasisi neza. Nyamuneka utara byitoje ntabwo wabasha kubikora. Murabona yuko imibiri yabo yagororotse. Ubaye ari bamwe bajya bavuga ngo umuntu yamize fere beto ntabwo yabasha gukora ibi, ariko urabona yuko bagororotse. Ingendo nziza cyane uri umupasifayinda. Nyamuneka umushime cyane ndetse na mugenzi we muri pasifayinda tubashime. Yabasuhuje dusorezwa n'umugide mushiki wacu aragenda neza aratambuka gitwari. Mubitegereza cyane ndetse mubahe amashyi. Nyamuneka iyo gutereye isari abamusuhuje mu cyubahiro ushobora kubikora mu buryo bworoshye nawe ukamuha amashyi. Ntacyo bitwaye rwose. Murabona yuko akarasisi bagakora neza cyane nta kubusanya bakuzamo abacuruzi. Harimo barumuna banyu, harimo abavandimwe banyu. Mubashime rwose. Murabona ibisendo baba barimo barakora nibyerekana ubuhanga dukura muri jiya. Ibi ngibi tubabwira ko ni bimwe mu byo twigira muri jiya. Ko mwishima cyane ntabwo jiya twigiramo ibi gusa, twigiramo n'ibindi byinshi. Baraza nyamuneka mubahe amashyi menshi cyane mugihe twiteguye kureba ibyo baduteguriye. Twabashima baradusuhuje. Amashyi menshi nyamuneka. Mubahe amashyi menshi cyane. Murabona ko dukora neza cyane kandi iyo mwitegereje neza iki ni igika kigizwe n'abashiki bacu. Ni abana b'abakobwa bakora akarasisi neza kandi kamanda wabo arabayobora neza. Amashyi menshi. Murashimye cyane. Twebwe babiteguriye. Murashimye cyane. Wow, murashimye cyane kuko akarasisi bakomeje kudukorera. Murabona ko ubuhanga bafite ntabwo ari ubuhanga bw'ubutirano. Bafashe igihe gihagije barabyiga. Murashimye cyane inshuti kandi namwe mwitabiriye uyu muhango, ariko nimwishima mujye mutanga amashyi kuko iyo turi mu rusengero dutanga amena kandi amena ikaba ivuze ngo bibe bityo tukaba twishimye. Na kamanda yuko bagenda bagana ku musozo w'igikundi w'ibitendo bari baduteguriye kuko bajya bavuga ngo umwanzi w'ibyiza ni igihe dufite ntabwo ari kinini kandi ibyiza twabateguriye ni byinshi, ariko ibyiza badukorera aha ngaha murabona ko ari byinshi. Mukomeze mubahe amashyi menshi cyane ndetse bagenda ndetse na bagenzi babo. Ni icyiciro cy'abayobozi bakuru abashefide
bamuteguriye akarasisi keza murababona yuko bahuje injyana bahuje ikirenge aba tubabwira ko ari abatoza b'abajya abana batoya mwabonye aba ni abayobozi bakuru n'icyiciro cy'abajiya baba ari bakuru icyiciro cya jiya murabitegereza murababona babahaye icyubahiro mwese mubaha amashyi amashyi menshi cyane murabona uburyo bahuje injyana n'ikirenge cyabo kandi bambaye impuzankano nziza cyane ifite nayo ikivutse murabona ko imyambaro bambaye yiganjemo ibara ry'icyatsi nubwo muri iyi si duhura n'ibigeragezo byinshi tugahuriramo nuko ari isi yacumuye ariko turi mu byaremwe Imana yaturemeye ibyaremwe birimo byaremwe n'Imana nyamuneka mubaha amashyi menshi cyane murabona yuko bikora n'abayobozi bakuru bitonze batagusanya bahuje ikirenge kandi mu njyana nziza cyane muri jiya habamo icyo bita kumva no kumvira iyo kamanda avuze ikintu abacyumva bahita bagishyira mu bikorwa niyo mpamvu mubona kamanda avuga icyo avuze bose mu bikorwa bagahita bagishyira mu bikorwa ibi byerekana ko nitugera mu bwami bwo mu ijuru natwe tuzaba dufite kamanda wacu mukuru ariwe Yesu Kristo azajya akamanginga icyo avuze twese tugishyire mu bikorwa ubashime cyane urabona yuko ibyo bari gukora binejeje baranejeje cyane ubashime rwose babukereye amashyi menshi cyane baje kugira ngo dususuruke kandi tunezerwe amashyi menshi umushinga wese uri kunyumva aho izi ndangururamajwi ziri kugera dufatanye ndetse akurikiwe n'abandi bayobozi bakuru bari kugenda ku ngendo nziza batwibutsa ibyiza bizabera ubwami bwo mu ijuru nyamuneka umuntu utageze aha ngaha rwose yacikanywe kandi umuntu utakifuza kuba mu cyiciro cya jiya rwose yaba ahombye twirere ijisho ibiri kubera aha ngaha arahindukira neza cyane mubashyire ku ruhande rumwe kugira ngo bihere n'abijisho ariko batabangamiye igikorwa kiri kubera aha ngaha bantu mufite abana batoya mubakure mu nzira zagenewe iki gikorwa aho yaba ari abayoboye iki gikorwa ndetse n'abagenewe nsabe abicaye baze guhaguruka turirimbe indirimbo y'icyiciro cya jiyaye muze basore muze tugaragaze munsi y'ibendera ry'umwami wacu Yesu ni mwiringa yatuju berave bravo bravo barasobanutse barakoze cyane Imana ibaha umugisha hanyuma rero ndagira ngo bahaguruke nabo tubakire muri aka kanya abatumye ibi birori bibera hano uno munsi nabo bahaguruke tubakire mwababonye musanzwe mubazi mureke tubakire
turabakiriye mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Amen. Karabanko, 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 Karabanko. Señorita. Yesu ashimwe. Mufite ubute mwarariye uburebure. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Haleluya. Nari ntangiye numva amajwi yanyu ameze nk'amasabana, niyo mpamvu nari nongeyemo ubwa kabiri n'ubwa gatatu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka dushime Imana Data twese, Umwana n'Umwuka Wera, ikaba yaturindiye mu mayira yose atandukanye, ikaba itugejeje hano muri uyu mwanya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Kanshimire umuyobozi waje muri ntara y'ivugabutumwa ya Matimba, uburyo atwakiriyanye umutima ukunze kandi unezerewe. Imana imuhe umugisha. Yashoje avuga ati uyu we araza kubibwira. Amazina yanjye ni Emmanuel Bizamera bite.
ndi umugabo ufite umugore umwe kandi ufite abana batatu. Mwana w'ubucura bwanjye afite imyaka 16. Murukumva yuko shesha kanguye. Ubu mfite abakwe babiri. Ndashaje rero. Muri uyu murimo Imana yamamagariye, ndi umuyobozi w'icyiciro cya JIA muri zone ya Nyagatare igizwe n'intara 8. Harimo intara ya Matimba, intara ya Ntoma, iya Bugaragara, intara ya Gatebe, intara ya Rubagabaga, intara ya Kaminuza, intara ya Nyagatare ndetse n'intara ya Nyabitekere. Aho niho Imana yemeye yuko nyobora icyiciro cya JIA muri zo ntara uko ari 8, kandi ndabishimira kubwo kumpitamo, kandi nanjye ndumva nshaka kuba igikoresho cyayo kizima. Muri icyiciro cya JIA ntabwo nyimazemo imyaka myinshi, nta nubwo n'imyaka mikeya, kuko kuva namaye uyu mwambaro w'icyatsi hari gushira imyaka 17. Natangiye gukora ingando muri icyiciro cya JIA muri 1998, ariko gutangira kuba umuyobozi w'icyiciro cya JIA ku itorero ni 1996. Uri kumva yuko rero atari imyaka myinshi kandi atari n'imyaka mikeya. Ababyeyi ba Manuel ndasaba diakoni kugira ngo mubahe intebe baba bicaye bugufi kandi hafi ahangaha rwose, hafi ahangaha. Aba n'abashitsi bakomakomeye, ba diakoni mumfashe rwose bicare bugufi ahangaha rwose, bicare bugufi ahangaha be kwicara batandukanye, kuko aba n'abashitsi nabo dufite bakomakomeye muri uyu mwanya. Mumfashe kwakira uyu mama, tumwakire dute? Imana imuhe umugisha. Amen. Yona igice cya mbere turasoma guhera ku murongo wa mbere. Hari amagambo avuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, haguruka ujya i Ninive wa murwa munini, uburire kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi, ahunga Uwiteka, amanuka i Yopa, abona inkuge ajya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi, ahunga Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja. Mu nyanja habaye ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka, abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane aryamye yasinziriye. Nuko umutware w'inkuge aza aho ari, aramubaza ati, wabaye ute wa munyabitotsi we? Nuko barafinda ubufindo bwerekana Yona, baherako baramubwira bati, tubwire utumye uterwa ibi byago, ukora murimo ki, uturuka he, uri mu kihe gihugu, kandi uri bwoko ki? Haleluya, haleluya. Nuko uyu mugaragu w'Imana Enoki nako Yona, igihe yari atumwe n'Uwiteka, turi ku ingingo ivuga ngo kwemera gutumwa. Igihe rero uyu mugaragu w'Imana Yona yari atumwe n'Uwiteka, ntabwo aho yamutumye yahishimiye. Yamubwiye ko agomba kujya i Ninive, nuko we arahunga ajya i Tarushishi. Bakristo inshuti bavandimwe, ni byiza kumvira abayobozi. Iyo mutumviye abayobozi bakora baniniriwe, banyinyiriwe, bivovota. Si byiza yuko abayobozi bivovota. Ngira ngo ibyabaye kuri Amos igihe bamusabaga amazi yo kunywa,
bari bamubabaje cyane, arabivovotera cyane, bituma inshuro yabwiye gukubita ku rutare inshuro imwe gusa, bituma akubitaho inshuro zingahera inshuro 3 kubera abo yari ayoboye. Birashoboka yuko iyo tugeze muri icyiciro cya Ajiya hari ibibazo byinshi bigenda byibazwa ku byerekeye n'icyiciro cya Ajiya, ariko icyiciro cya Ajiya kirasobanutse rwose. Ntabwo urubyiruko rw'Abadivantiste ari ubu ngubu rugaragaye, ahubwo uhereye no mu gihe cy'Abisirayeli urubyiruko rwahozeho, kandi uhereye no mu gihe cy'Abisirayeli amashuri y'abana b'abahanuzi yashinzwe na Samweli yahozeho, si uyu munsi gusa. Ntabwo rero ibyo dukora ari ibintu dupfa gutara tubonye, ahubwo bifite inkomoko, bifite n'aho bikomoka. Yaba ari aya madarapo dukoresha afite inkomoko yayo, kuko nusoma mu byanditswe byera mu kubara igice cya 10 umurongo wa 13 kugeza 25 hazakubwira ibyerekeranye n'amadarapo, uburyo abana ba Isirayeli, imiryango ya Isirayeli kwa 12 igihe yajyaga guhaguruka, hari uburyo bahagurukaga buri wese, buri muryango ugahagurukana idarapo ryabo. Kandi nanone n'ubundi byerekeranye n'amasifure, n'ubundi mu kubara igice cya 10 umurongo wa mbere igihe havugaga isifure, hari umuryango wagombaga guhaguruka, ntabwo ariko yose yahagurukiraga icyarimwe. Ibintu rero byose bikoreshwa muri icyiciro cy'urugaga rwa Ajiya byose biba bifite ubusobanuro, nuko amasaha aba tubanye makeya, ariko ibyo dukora, imirimo dukora n'ibyo tuvuga nta handi tubikomora, isoko ni kuri Yesu. Yesu wandikishije iyi Bibiliya, nta handi dukomora, naho ngaho. Reka muri uyu mwanya umuyobozi w'amadarapo aze kwa bugufi. Reka nsabe Benita yigire hano bugufi. Yemeye cyangwa se agiye kwakira indahiro yo kuba umuyobozi. Iyi nshingano yo kuba umuyobozi ntabwo ari inshingano yoroshye, ni inshingano ikomeye. Ariko nanone iyo uri muri Kristo Yesu ufite kwizera, byose birashoboka kandi byose bikoroha. Iyi nshingano y'ubuyobozi ikuvana aho wari uri ikakwerekeza mu kindi gika. Iyo winjiye muri inshingano y'ubuyobozi uba wemeye kuba umusirikare wa Kristo by'ukuri koko, kandi ukaba ufite intwaro 7 tubona mu Efeso igice cya 6 dusangamo intwaro 7. Izi ntwaro iyo umaze kuzifata, hari igihe imibereho urimo ihinduka. Buri kanya wifuzaga kubona mama na papa, buri kanya wifuzaga kubona n'urungano muri kumwe, buri kanya wifuzaga kuba ku itorero usengeraho, mbese imibereho iteye nk'iya gisirikare, kuko igihe kimwe muzaba mumufite, ikindi gihe mutamufite. Imibereho imeze nk'iyo ngiyo. Agiye kuzabasaba umutungo, agiye kuzabasaba kwitanga we wese, kuko muri iki cyiciro ntabwo twe tugira abantu baba mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe, ntabwo tubagira. None rero uyu mukobwa wanyu, uyu mwari wanyu Benita agiye kuzabasaba amafaranga yo kujya mu ivugabutumwa. Igihe kinini agiye kuzabasaba kuzajya kuba ahantu ukwezi kose, dore yuko na Mefem Junior iri kumureba, ejo bundi agiye kujya Gahogo. Mu minsi iri imbere agiye kuzajya mu mahanga, agiye guhagararira Pasfanda hano Kagitumba. Turabyemera. Amen. Murakoze cyane. Mugiye kwiyicarira ababyeyi babo, mubaha amashyi ababyeyi.
Benita yayoboraga abana igihe cyose, nta bandi bantu mfite bo kubayobora. Ntabwo nshaka kugira ngo azamurwe mu ntera ingana gutyo, maje kumva umuntu ugiye guhagarira abandi hirya no hino buri kanya mushaka mubura. Ese muyobozi w'itorero, uremera ko Benita uyu mwanya yahabwa inshingano y'ubuyobozi? Kuko maje kumva ubuyobozi icyo busaba n'icyo bugomba, uramwemerera kwakira iyo nshingano? Ndabyemera. Amen. Nawe rwose jya kwiyicarira, Imana iguhe umugisha. Nawe ubwe agiye kwatuza akanwa ke, avuga isezerano, avuge n'intego ye, atubwire n'impamvu ibimutera. Ukuboko kwawe kw'ibumoso gufate ku idarapo, hanyuma uzamure ukuboko kwawe kw'iburyo, hanyuma rero utubwire isezerano usezeranye muri uyu mwanya. Nsezerana ko nzajya mfatanya n'urugaga rw'urubyiruko rw'Abadivantisite umunsi wa karindwi, nkihatira gukora ibyo nshoboye byose ngo mfashanye nabo kubwiriza ubutumwa bwiza abatuye isi yose. Intego: kubwiriza ubutumwa bwiza abatuye isi yose. Impamvu ibiguteye: urukundo rwa Yesu Kristo ruradukurura. Ongera asubiramo: urukundo rwa Yesu Kristo ruraduhagije, ruraduhata. Amen. Arakoze cyane. Ndetse n'ababyeyi be bigire bugufi. Nawe yifuje kuba umuyobozi mukuru. Nkuko twabivuze, kuba umuyobozi mukuru ni byiza koko, kandi iyo ubikomeje bikubera ikamba ryiza. Umuyobozi mukuru agira inshingano nyinshi nawe zimureba, kandi agomba kubahiriza umunsi uko bwije n'uko bukeye, ndetse n'igihugu. Uhiriwe n'Imana Emmanuel, benshi mwayimuzi yuko ari umugide cyangwa se ari umuyobozi mukuru. Nibyo koko ari umuyobozi, niko byari biri koko. Mu ngando yakoze, yacaguriwe cyangwa se yakoze ikizamini cy'abayobozi bakuru, aza afite umwanya wa mbere muri iyi zone ya Nyagatare mu ntara umunani nababwiye. Kagitumba mwamumpereye amashyi. Yaje afite umwanya wa kabiri muri iyi firidi yacu y'Iburasirazuba. None rero uhiriwe n'Imana Emmanuel, wahisemo neza. Ariko kugira ngo twemerere yuko ugomba kuba umuyobozi mukuru, nawe urabizi yuko muri icyiciro cyacu tutagiramo imfubyi n'abapfakazi, ndetse nabo mu cyiciro cya mbere ntabwo tujya tubagira. Nimba uri mu cyiciro cya mbere utubwire tuhite tubireka. Uri mu cyiciro cya mbere rwose? Ati oya rwose icyiciro cya mbere ntabwo nakibamo. Utubwije ukuri, urayemera kuyibamo? Ndabyemera. Arakoze cyane, aravuze ati rwose kuko nahiriwe n'Imana Emmanuel, n'ubu n'Imana izakomeza kumpira, ndabyemera kandi nemeye kuba igikoresho cyayo.
Imana iguha umugisha. Ayimwemerera pe ayijyemo ayibemo muri ubwo buryo yishakiye. uko twahiriwe nawe turabyemera. Amen rwose. Imana ibaha umugisha. Reka nsabe ababyeyi gusubira kwicara. Indahiro nk'uko Ezekiyeli yabivuze, rwose uzirinde gusuzugura indahiro warahiye uzamura ikiganza cyawe cy'iburyo, hato nk'uko Ezekiyeli yabivuze Imana itazaguhindura ingegera. Muri Ezekiyeli igice cya 18 harimo amagambo kuko basuzuguye indahiro Imana izabahindura ingegera. Uhiriwe n'Imana Emmanuel, reka tugusabe gufata ibendera urikoreshejeho ikiganza cyawe cy'ibumoso, hanyuma uzamure ukuboko kwawe kw'iburyo, hanyuma nawe uratubwira isezerano usezeranye uyu mwanya, kandi uze kutubwira n'intego, uze kutubwira n'impamvu ibiguteye. Urukundo nkunda umwami Yesu nirwo rutuma nsezerana ko nzajya mba umufatanyabikorwa n'urubyiruko rwa Adventiste y'umunsi wa karindwi, ngo bafatanye nabo kwamamaza ubutumwa bwiza abatuye isi y'iki gihe. Amena. Intego: urukundo rwa Kristo ruraduhata. Intego: kumenyesha abatuye isi y'iki gihe bose ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Impamvu ibiguteye ni iyihe? Urukundo rwa Kristo ruraduhata. Amen. Murakoze cyane. Yewe Masagayidi Emmanuel bizamira bite kubw'ububasha mpabwa n'itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi ndetse n'urugaga rwa Jiya, urubyiruko rw'Abadventiste umunsi wa karindwi ku isi yose. Nakiriye indahiro ya mushiki wacu Uwineza Benita wifuje kuba umuyobozi, kandi nakiriye indahiro ya mwene data uhiriwe n'Imana Emmanuel, ngira ni mushiki wacu nawe mwene data akira aka gatabo nk'uko umuntu wese akwiriye kugira urwandiko rw'inzira kugira ngo ashobore kwinjira mu gihugu, niko nawe ugomba kugira aka gatabo gakubiyemo inyigisho z'urubyiruko rw'Abadventiste umunsi wa karindwi kugira ngo ushobore kwinjira mu rugaga rw'urubyiruko rwabo. Ubwo witegura kuzaba umutahajuru, turagusaba ngo uzaharanire intego zifite agaciro gakomeye z'itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi hamwe n'imigambi y'urubyiruko rw'itorero. Uri mu rubyiruko mu by'ukuri rwubahiriza urugaga rwe, itorero rye ndetse n'igihugu cye. Uzagumane aka gatabo mu bihe byanyu byose, kazababera urwibutso n'umunezero mwagiriye muri urugaga, kandi mujye mwibuka ko buri wese muri iki cyiciro agomba gukunda Yesu, agakunda ababyeyi, agakunda igihugu ndetse agakunda na Kristo, kandi agafatanya n'abandi gusaranganya ibya Yesu. Imana izabibafashemo. Mana yacu mugamahanga, soko y'ibyiza, twongeye gushima no guhimbaza, tugushimiye yuko wabanye natwe ukaba tugeze muri uyu mwanya, izina ryawe rihimbazwe. Uyu mwanya rero mushiki wacu Benita na Emmanuel bifuje inshingano nziza, baracyari abasore, turabakweretse ngo ubakomereze mu gituza cyawe. Imbaraga bafite turagira ngo bazikoreshe ku murimo wawe.
bemeye kuba ibikoresho bizima, turakunze ngo bakoreshe neza. Ujye ubarinda kuba nka Yona, be kugira ubwoba, ahubwo bashire ubwoba nk'intare, kandi bajye bahora mu gituza cyabo. Ababyeyi babo nabo twagushyize mu biganza, uko wabanye nabo na n'uyu munsi ukomeze kubana nabo, bakomeze gufatanya nabo muri uyu murimo, kandi bajye bakomeza guhurizwa hamwe n'ubundi nk'uko wabahitiyemo, n'ubundi bakomeze kuba bugufi yawe. Ubongerere umugisha, ubongerere imbaraga zititseho mu ijuru, kugira ngo Nyagasani bazaba abatahajuru beza kuri wa munsi bazicarane mu bwawe bwo mu ijuru. Abayobozi b'iri torero rya Kagitumba nabo tubasaba umugisha, kugira ngo mu nshingano bafite ujye ukomeza kubongerera imbaraga, kandi buri wese ujye umuha gukomeza gusohoza inshingano yahawe. Aba chef guide barangaha nabo turabasabiye, abagide barangaha nabo turabasabiye, n'urundi rubyiruko rwose rurangaha, buri wese mu mbaraga ze afite umwongerere kubw'inshingano twahamagariwe yo kwamamaza ishimwe ry'uwaduhamagaye. Reka rero ugiye gushira ubwoba, utwongerera imbaraga, kandi buri wese akorashize amanga, ubwo ugiye kwima ingoma tuzibane nawe ubuziraherezo. Reka Mwuka Wera akomeze kubana natwe, kandi akomeze kuturagira ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Abashefu gide mubankorere mu ntoki, mubabwira ati nimukomereze cyane, kandi muze mutugana mu murimo wa Nyagasani. Reka muri uyu mwanya bwo turi kwegera abashefu gide kugenda bakora mu ntoki, reka tusabe, hari imirage bategura yo guhabwa. Ngaho nimudufashe mubanze mubambure ayo mafurari bafite, hanyuma mubambike indi kanzu nshya. Mubikore vuba mu buryo bwihuse, kandi mubikore mu buryo bwihuse, mubambike ishakete vuba. N'ubundi umwana mwiza nawo basiga nawe yinogereza, ndabona nibyo bari gukora. Umwana mwiza nusiga yinogereza, nyine niwo basiga nawe akigenda yinogereza. Murete twazishoje, tugiye kuri furari. Mubambike furari, mubambike furari rwose. Bambaye icyatsi, kandi icyatsi gisobanura ngo guhinduka, icyaremwe gishya, nk'umuntu wabyawe ubwa kabiri. Icyatsi burya aho kiri hose kiba kigaragara, ubu nta mpamvu yo gukomeza kwisha. Noneho hari ahantu henshi yakundaga kujya ari gucengera, wenda inaha mujya mukunda amigisha y'abakuze, inaha mwiga amigisha y'abakuze. Ubu rero kugira ngo Emmanuel azongere kwiga amigisha y'abakuze ntabwo muzamubona. Nigeze kujya kubwiriza ahantu hamwe ndi mu Mavuna, nuko barambwira ngo bigeze ku mugoroba bavuga ngo bagiye kwiga amigisha y'abakuze. Naho ngo kwiga amigisha y'abakuze ni ukunywa umutobe umaze iminsi 7. Uwo mutobe ngo wasize uburenge. Inaha niyo munywa, mumwe ko mwiga amigisha y'abakuze. Abagide se ko mutari bugufi ngo namwe muhobere mugenzi wawe.
ntabwo ari ugupfa ko rero murabona ko bahise basa neza cyane rwose. Ngaho noneho b'abantu bafite ibitabo by'imirage mwigire bugufi. Hanyuma rero Benita na Emmanuel basigare bahagaze ari bonyine nanone. Umwegereze ngaho nibakwegereze Bible uyimpere umuyobozi mukuru nk'umurage ubaraze. mwakire iyi Bibiliya ntwaro ikomeye kugira ngo izabafashe mu rugendo mugiye kuzakora mwamaze ubutumwa bwiza, kuko nta kindi mushobora gutwara atari iyi Bibiliya nk'intwaro nkuru ikomeye. Marayika azabafashe, ubutumwa mwigiye kuzatwara bwe kuzaba ubwo mu magambo yanyu gusa, ahubwo buzaba buturutse muri ijambo ry'Imana, kandi marayika azabahira azabamugisha mu izina rya Yesu. Amen. Benita na Emmanuel mwakire umucyo muto wunganira umucyo mukuru ari wo Bibiliya, ijambo ry'Imana. Uyu uzamurikira intambwe zanyu mu kuyobora bagenzi banyu, mubayobora mu nzira y'agakiza. Ntimuzavuga ibyanyu, ahubwo muzavuga ibya soko y'ukuri mwasomye muri iri jambo, kandi ntihazabe gusobanura kwanyu. Mwuka wera azabafashe mu kuyoborwa n'uyu mucyo mu izina rya Yesu. Benita na Emmanuel mwakire ibi bikoresho tujya dukoresha tuyobora urubyiruko, kugira ngo namwe ubwo muhaye inshingano z'abayobozi ndetse n'abayobozi bakuru mujye mufatanya n'urubyiruko mufite ibikoresho twifashisha kugira ngo tubashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Yesu nagaruka azaduhana ikamba ry'ubugingo. Iyi nkoni ntabwo ari inkoni yo gukubitisha uwo mugiye kuyobora, ahubwo tubahaye inkoni y'ubuyobozi, ikimenyetso cy'ubuyobozi. Kuko Mose yahawe iyi nkoni, ko natwe icyiciro cya Jiya tubahaye iyi nkoni kugira ngo muyobore ubwoko bw'Imana, kandi mubere aho muhagarara icyitegererezo mubayobora kuri Kristo. Imana ibashoboze mu izina rya Yesu. Imirage ngende mubibike rwose. Hanyuma rero Benita na Emmanuel mwegere hano bugufi. Umugabo umwe rero aho yari ari mu rugendo, ngo yageze mu rugendo rukomakomeye, yishe akuya, hari ahantu yageze araryama, kuko abwirwa amagambo akomeye cyane. Amubwira ati rero dore umutsima. Uyu Benita na Emmanuel nabo bagiye guhabwa uyu mutsima nk'ijambo ry'Imana, nk'uko bamaze kurihabwa mu buryo bugaragara. Bahawe Bibiliya, bahabwa ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi kugira ngo bizabafashe. Uyu mutsima rero nabo bagiye kuhabwa nk'ikimenyetso, kugira ngo mu gihe bazaba bagabura iby'ijambo ry'Imana bajye bagabura n'iby'umubiri, kuko n'ubundi ntabwo bagabura ibidahiye. Kugira ngo bagabure uyu mucyo muto rwose, ibi nacyo bifite icyo bivuze muri uyu mwanya. Turaduhata
barakoze cyane. Mwigire hino, gira hino Manuel na Benita. Mufate hejuru ikiganza cyane. Ko muri kunyihutisha, ibintu byose mu ijambo ry'Imana ni amabwiriza. Ni buke ntabwo ari kwirukanka. Ushobora kwirukanka mu ijambo ry'Imana ukagonga ugakwakira umuvuduko wo kwirukansa. Gake. Kugira ngo mu gihe uzaba uri kubwiriza ijambo ry'Imana uzirinde kwirukanka. Niyo umuntu atetse agateka ariko asaba umuriro mwinshi ntabwo ibiryo bishya neza. Ariko yatetse buke ibiryo bishya neza ababirya bakabyumva neza. Hanyuma rero niba mujya kugaburira ijambo ry'Imana uko muri gutwaza gakeya n'ubundi ariko muzabigenza muzamanza mu mpande zombi kandi muzageramo. Ntabwo muzajya iburasirazuba gusa, muzajya n'iburengerazuba, kandi ntabwo muzajya iburengerazuba gusa, muzajya no mu majyepfo, kandi ntabwo muzajya mu majyepfo gusa, ahubwo muzajya no mu majyaruguru. Kandi byose mukazabikora mu buryo bwitondewe neza kugira ngo aho muzatuma mutazaba hutaza. Kadusabe Beti adushire mu bitoya. Uyu mugabo nababwiraga nta wundi ni Eliya. Igihe yarahunze rwose Yezebeli yageze munsi y'igiti cy'umuretemu nuko araryama arasinzira. Igihe yari asinziriye ubu ndabizi kandi mwese mutangiye kuvuga ngo tugiye kurya. Turira ku nkota, wirinda gufata kuri iyi nkota, kandi wirinda no gufata kuri uyu mutsima tugiye kuguha. Uko tuwuguha kose ungana kose urawurya. Ubwo nukunanira ya myambaro twakwambitse ndahamagara abahungu baze bayikwambure n'ubundi. Ubwo rero impamvu tuvuze gutyo ni ukugira ngo ikintu giserukanze igihe uzaba ugiye kubwira ijambo ry'Imana uzinde gusubira inyuma kubera yuko imbwa imukeye bugufi aho ngaho. Oya, uzakomeza ujyemo winjiremo kugeza igihe ugereye ku ngingo. Niyo mpamvu n'uyu mutsima tugiye kuguha urinda kuwukoreshaho ukuboko kwawe, ahubwo urawurya wose. Kandi numira nabi urabona iyi nkota uko icyaye ururimi irarukurayo. Arakoze cyane. Benita, amabwiriza twahaye Manuel wayumvise. Wirinda kumira nabi inkota yitizana ururimi rwawe. Wirinda ukozaho intoki witegura gutoha furari yacu kuko urawutsinda. Nabwiye ngo uyu mutsima ntabwo uryaho nta gufata ku nkota, kuko ufashe ku nkota igihe Benita azaba agiye kubwiriza wamwaka Bibiliya ngo yewe Bibiliya urajyana hehe? Oya, ubwo uko twaguhereje niko uri bwakire rwose. Wibeshya tuzana n'ururimi. Navuze ngo reka amabwiriza n'amategeko bigira gutera birakurikizwa. Arakoze cyane.
ababyeyi ba Manuel mwigire bugufi muri mwabanje gukunda ininde uyu mupapa we ejo muri turamwambika nawe ndabona we anabimenyereye rwose n'uyu wawe nawe ndabona turamwambika ejo bundi mujye kwicara murakoze cyane abakora amatorero bahangaha kuri itorero mwigire bugufi ni muzehe wenyine nawe uri mukuru w'itorero hariho wo kuri itorero urukundo rwa Kristo igira hino muzehe nawe uri mukuru w'itorero uri bugufi umutaye ko amera amena ari umudiyakoni mukuru wo kuri itorero n'umudiyakoni kazi mukuru umudiyakoni mukuru umudiyakoni kazi mukuru ari nta mudiyakoni kazi mukuru urimo nta n'umukurikiye ntawe umukurikiye ngo aze nave Anna Craig mabwiza yumvise umuyobozi wa Masagaye ari hehe umuyobozi wa Masagaye muri zone ya Nyagatare ushinzwe icyiciro cy'ivugabutumwa muri Sibidi ushinzwe icyiciro cy'ivugabutumwa muri Jia muri Sibidi ari he yaje aho ngaho bakumva bimenyereye abandi bashefu bwite tutavuze ngaho ni muze Pedase bamfashe guhereza abashefu bwite bandi mutongo umurongo vuba abandi bashefu bwite bose mutaha vuba bamwe bajya kwa Peda waruje neza Mugire vuba muze vuba amabwiriza naga yumvise amabwiriza naga yumvise amabwiriza naga yumvise abagende muze mwiruka vuba abagende vuba abagende vuba abagende vuba abagende vuba abagende vuba
hari abandi dushigaje. Ababyeyi ba Manuel mwigire bugufi. Anora, nakere muri ngera higa. Abana Nari nzi ko umuyaga uba rw'imiyaga, ntabwo nari nzi ko n'akagitubaho umuyaga. Nzawumurikisha murike 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 mbese mishu uwo mucyo nzawumurikisha mbese mishu uwo mucyo hoya kuki nzawumurikisha murike 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 muhererekanye umucyo wanjye muto nzawumurikisha umucyo wanjye muto nzawumurikisha murike nabo bo bigire bugufi. Ibirango byabugenewe byo kurahiza kuri aba bantu abapazi imyaka 10 kugeza kuri 13 mukora umurongo umwe rwose w'intambike nushaka kugera harahiye mwebwe